Inzibyi ni inyamaswa y'inyamabere imeze nk'isiha yakuze. Igira amabondo manini ndetse n'umurizo muremure ubyibushye. Igira kandi ibiganza bigari biyifasha mu koga no kwihuta iyo iri mu mazi igiye gufata amafi. Iyi ni inyamaswa igira isuku cyane kuko idashobora guta umwanda mu mazi cyangwa ngo iharire, kuko iba yirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakwanduza amazi. Ndetse n'iyo imwe muri zo icitswe igata umwanda mu mazi, ngenzi zayo zibimerera nabi cyane. Ahantu ubonye inzibyi aba ari ikimenyetso cyiza cy'uko aho hantu hari isuku kandi hakiri ubuzima bwiza. Nubwo iyi nyamaswa yigira mu mazi, ntabwo ishobora guhumeka iri munsi y'amazi. Icyakora ifite ubushobozi bwo guhumeka cyangwa se gufunga umwuka mu gihe cy'iminota 8 idahumeka iri munsi y'amazi. Inzibyi ibyara hagati y'iminsi 60 na 70, ikabaho hagati y'imyaka 10 ndetse na 20. Inzibyi y'ingabo igira ibiro hagati ya 26 na 35, mu gihe iy'ingore igira hagati ya 22 ndetse na 26. Abaturiye imigezi, ibiyaga cyangwa inyanja n'abakunze kuhatemberera nibo bakunze kugira amahirwe yo kubona inzibyi. Inzibyi ni inyamaswa z'imboneka rimwe bitewe n'uko zidakunze guturana n'abantu. Ku isi hari amoko 13 y'inzibyi arimo anaboneka muri Afurika. Muri aya aboneka muri Afurika harimo n'aboneka mu Rwanda. Mu moko y'inzibyi aboneka mu Rwanda akunze kugaragara ku biyaga harimo nk'ikiyaga cya Kivu, ikiyaga cya Burera, ikiyaga cya Ruhondo ndetse no mu bishanga byo muri pariki ya Nyungwe. Inzibyi zikunze kuba ahantu hatuje hataba abantu, zigatura ku butaka, zikajya mu mazi igihe zigiye kuroba amafi, indungu ndetse n'isambaza. Inzibyi nubwo ari carnivores cyangwa se indyanyama, ariko kandi ni inyamahoro cyane ku buryo iyo zibonye umuntu zimuhunga, keretse iyo ugeze ahantu zabyariye ibyana byazo nibwo zitaguhunga kugira ngo utazihekura. Iyi nyamaswa izwiho kujwigira cyane iyo iri kwituma, kubera ko ibintu biba yari hafi ya byose aba ari amuha gusa. Iyi nyamaswa ikoresha amazi igihe igiye kuroba amafi ndetse n'insambaza, naho indi mirimo isigaye yose irimo nko kororoka, kuryama ndetse no gutura ikayikorera ku butaka. Inzibyi ziri mu nyamaswa zibura gato ngo zigere mu cyiciro cy'izabangamiwe nk'uko bitangazwa n'umuryango mpuzamahanga wa IUCN ushinzwe kwita ku nzibyi. Dore bimwe mu bikorwa bishobora gutuma inzibyi zibangamirwa ndetse bikaba byashobora no kugeza ku ikendera ryazo: gutakaza indiri yazo, kubangamirwa kubera ibikorwa bya muntu bitandukanye nko kubaka hafi y'ibiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse n'ihumanya ry'amazi ndetse n'ibidukikije muri rusange. Hari kandi ubuhigi bwazo, aho mu bihugu bimwe na bimwe bizera ko uruhu rw'inzibyi rushobora kuvura indwara zitandukanye, harimo n'izwi mu Kinyarwanda nk'inzibyi. Abahanga n'abashakashatsi bagaragaje ko kwigisha, guhugura, ubukangurambaga byagira icyo bihindura mu kugabanuka kw'inzibyi. Mu rwego rwo kongera ubukangurambaga no kwita ku nzibyi, impirimbanyi z'ibidukikije ziharanira uburenganzira The International Otter Survival Fund bahisemo uwa gatatu w'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatanu buri mwaka nk'umunsi wahariwe inzibyi. Uyu munsi mu Rwanda umaze kwizihizwa inshuro imwe gusa, ukaba warateguwe n'umushakashatsi Nkusi Placide tariki 31 Gicurasi uyu mwaka. Ubera mu karere ka Karongi, umurenge wa Bwishyura, hafi y'inkengero z'ikiyaga cya Kivu. Undi munsi mpuzamahanga wahariwe inzibyi uteganyijwe tariki 28 Gicurasi. Reka mbonereho nawe kukwibutsa gusigasira ndetse no kubungabunga inzibyi, ugatanga amakuru ku gihe mu gihe ubonye ushaka kuzibangamira. Nkomeza no kukwibutsa gukora subscribe kuri Ntiwamenye TV kugira n'ubutaha ujye ubonera inkuru zishimishije ku gihe. Ciao ciao.